Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo aho muherereye hose. Abo turi kumwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru ibanezeze. Munyemerere dufatanye gushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dufatanye gushimira Imana intwari ku rugamba warayibonye nanjye narayibonye. Nabonye kugira neza kw'Imana yacu nawe warakubonye. Wabonye urukundo rw'Imana nanjye nararubonye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aka kamwanya twongeye kuzirikana ku neza y'Imana. Twongeye kuzirikana ku rukundo rwa Yesu Kristo umwami wacu. Tuzirikanye iby'urukundo rwayo yakoze ku buzima bwawe n'ubwanjye. Imana nishimwe. Yarakwimanye irakurengera, yarakurwaniriye iragutabara. Imana ihabwa icyubahiro. Wayibonye mu buryo butangaje, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose. Iyo tuvuze dutyo tuba tuvuze ngo Mana utubanzirize muri iki cyumweru, uhereye kuri uyu munsi wa mbere kuzageza ku cyumweru. Ndakwifuriza kuzabona Imana kandi nanjye nzayibone. Ndakwifuriza kuzarwanirirwa n'Imana nanjye izandwanirire. Ndakwifuriza kuzasetswa n'Imana nanjye izansetse. Ndifuza ko tuzabona Imana yewe. Reka tuzabona Imana mu buryo butandukanye, kandi Imana izatugerere hose muri byose. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri aka kamwanya turebe teme y'iki cyumweru. Iragira iti Uwiteka ibyiringiro by'abizera. Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Uwiteka yatubereye ibyiringiro mu buryo butandukanye. Uwiteka cya gihe yarakurengeye nanjye yarandengeye. Hari itariki, hari umunsi, hari isaha ubona Imana ihagarara mu kibazo cyawe ikakurengera, ukavuga uti Uwiteka niwe byiringiro bizima. Uwiteka niwe ukwiye kwiringirwa wenyine. Uwiteka rero ni ibyiringiro by'abizera. Hari umunsi, hari itariki Imana yagutabariyeho. Nawe urabizi ko hari umunsi watabawe n'Imana ikakurengera. Niyo mpamvu Uwiteka ari we byiringiro by'abizera. Rero Uwiteka ni umufasha udufasha mu bintu byose. Niyo mpamvu Uwiteka ari we byiringiro by'abizera. Uwiteka niwe gikurikirana. Haleluya. Imana ishimwe. Uwiteka aradukurikirana mu nzira zose ducamo. Aradukurikirana mu mibabaro yose. Aradukurikirana twishimye tunezerewe. Aradukurikirana. Uwiteka niwe gikurikirana mwiza. Imana ishimwe. Aradukurikirana akamenya ko ejo bizaba byacubanganye, ibintu byagushizeho, yarangiza akagupangira ibizagutunga. Uwiteka akamenya yuko hari ikorosi uzanyuramo rikugoye. Uwiteka agapanga ingabo nto n'inini zizakurengera zikakurwanirira. Uwiteka Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo Uwiteka ibyiringiro by'abizera. Imana ishimwe. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Igitabo ni icya Dawidi, ni Zaburi 146. Dusome umurongo wa 5. Handitse ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi we. Imana ishimwe. Akiringira Uwiteka Imana ye. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Imana ishimwe. Turacyari kuri teme ivuga ngo Uwiteka ibyiringiro by'abizera. Hanyuma ijambo rikomeje rivuga ngo niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiyirimo, akomeza umurava iteka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganwa, agaburira abashonji ibyo kurya. Uwiteka niwe ubohora imbohe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana. Twavuze ngo Uwiteka ibyiringiro by'abizera. Uwiteka ni ibyiringiro by'abizera
kuko uwiteka ari we mutabazi. Uwiteka ni ibyiringiro by'abizera, kuko umuntu wiringira uwiteka akiringira Imana ye, Imana imugirira neza. Ngo Imana yonyine ngo niyo ica imanza zitabera zirenganura abarenganwa. Birashoboka hari aho warenganye, birashoboka hari aho wabuze gikurikirana, cyangwa se wabuze navoka, cyangwa se hari aho wabuze uwagutabara. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo aca imanza zitabera zirenganura abarengana, agaburira abashonji ibyo kurya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, kuko Uwiteka ari we byiringiro by'abizera. Icyo usabwa ni ukwizera Imana. Wowe ufite ikibazo cyananiranye, nawe ubwawe cyakubereye ikigugu, cyakubereye nk'ibuye ukozaho iryinyo rikaba ryaturika, mbese ikibazo cyawe nawe ubwawe ubona cyarashoberanye. Ikibazo cyawe gishobora kuba ari n'ibanga ryawe ugendana, ariko Uwiteka kuko ari we byiringiro by'abizera, nakubwira ngo niwe uca imanza zitabera zirenganura abarengana. Kandi nawe urabizi ko ukeneye kurenganurwa, ariko ubona ntaho byaca. Ariko Imana ishimwe, kuko ariyo ica imanza zirenganura abarengana. Rero ijambo ryatangiye ritubwira ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo ho umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Icyo usabwa ni ukwiringira Imana. Icyo usabwa ni ukumva imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu, ukumva urazikuriye ku buzima bwawe, ukumva ko nakiriye Imana yakikurangiriza. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo Uwiteka ibyiringiro by'abizera, niwe uca imanza zitabera zirenganura abarengana. Kandi nawe ushonje, niwe ugaburira abashonje ibyo kurya. Nagiraga nkubwire ko Uwiteka agabura. Mu kiganza cy'Uwiteka harimo imigisha myinshi. Icyo usabwa ni ukwiringira Imana, icyo usabwa ni ukwizera Imana. N'ibyawe byanutse Imana yabitunganya, ibyawe ubona byashoberanye ntabwo byananira Imana. Icyo usabwa ni ukwiringira Imana, kuko nakubwiye ngo Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Uwiteka niwe byiringiro by'abizera, niyo we byishingikirizo by'abizera, niwe kunesha kw'abizera, niwe ubutabazi buturukaho bw'abizeye. Uwiteka niwe uhindura amazina n'amateka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo iki cyumweru ugire ibyiringiro kandi bifite ubugingo, ugire ibyiringiro ushikame mu Mana, kuko Uwiteka niwe byiringiro by'abizera wenyine. Shalom, shalom. Ineza yawe